yego. ni iki cyatumye ujya kuri RIB rero? Njyewe icyatumye njyayo ni uko yakoze ikiganiro ari kunyandagaza ngo ndanuka kuzima. Mbabaze byibura mwumvishe nuka? Oya, ntabyo numvise. Numvaga icyo kibazo nshaka kukibaza umuntu. Turi kumwe rayivuze twicaranye aha. Yego. Yanyandagaje icyatumye njyayo. Buriya yarari kunsembura kubera ko azi ko nkunda mama wanjye cyane. Ngo nze mutuke ariko ntago nakora ikosa. Icyatumye njyayo nuko yazanyemo umuryango wanjye, abaturanyi duturanye yabarakaje yababekeye ngo baramuhamagaye ngo bari kumubwira ngo nagiye gusambana, ababeshyera nabo twajyanye. Rero biriya bintu bigize icyaha, gusebanya, isebanya ngo narwaye infection nigeze ajya kuzimvuza ngo ndwaye indwara zitandukanye, nambabarire amahoro. Nicyo cyatumye njyayo kandi Imana ibirimo. Ntago nitaye ku byanjye yariye, ku mafaranga yariye, ku byanjye namuhaye. Ariko naha amahoro mama wanjye, abavandimwe banjye, umuryango wanjye wose, inshuti n'abavandimwe. Ikindi nagombaga kwishinganisha kuko mfite ubwoba bwinshi cyane. RIB yagusubije iki? Yabyakiriye. Ibindi bikurikiyeho ubwo yabyakiriye, ibisigaye ni ibyabo. Kandi ikindi ndanashimira ubuyobozi bw'u Rwanda, burarenze, burakomeye, bwumva nyine abaturage. Nyine buratwumva. Nanjye ntago nari nzi ko nagiyeho mfite ubwoba. Mvuga ni se uyu muhungu ko ari kunsebya, ari gusebya umuryango wanjye, ari kuzana mukuru wanjye ngo yabyariye iwabo. Kubyara ni icyaha? Hari ibyo namutumye se? Kuza kuvuga amabanga yanjye n'ibiki byose nibyo namubwiye? Ubu se nuko njyewe atambwiye byinshi? Yambwiye ibintu byinshi byo mu miryango ye. Njye se ko naje ngo mbivuge? Nuko nta munwa mfite, njye nta kintu mfite kibi cyo kumuvugaho, ariko birahari. Ariko ntago narusha umunwa wanjye n'umutima wanjye nza kumuvuga. Ntago nshobora guhubuka. Rero icyo nasabaga ni ukandeka, akandekera umuryango. Say